Muri kamere yanjye ntabwo nshobora kwemera ko umuntu antera icyuma mu bitugu umuhunga. Oya, tugomba kuba turebana. Havuga ngo handahaguye cyangwa se ndaharokokeye. Mwita impirimbanyi, umugore wihagazeho, umuntu uhatana kandi udatinya icyo ari cyo cyose. Muri iyi si ntinya ibintu bibiri. Ntinya leta n'umubyeyi. Mutesi Scovia yamamaye nka mama urwa Gasabo, ni umunyamakuru kuri ubu wigenga. Hamwe byakomeye abantu barimo bahunga, waragenda akajya kureba ibyabaye. N'uwana imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu. Kimwe ngiki Ntatinya amasasu cyangwa ngo yumve ko ari kwishyira mu kaga, ahubwo we akomeza agakora icyamujyanye ndetse akakigeraho. no hano hepfo ntabwo barasa. Ibintu bitangaza benshi ni kenshi mu bice bimwe na bimwe, yaba mu Rwanda, mu bihugu byo hanze, ahabera imirwano cyangwa intambara. Mu gihe abaturage bamwe bahunga, Scovia we yihutira kujyayo maze agatanga amakuru y'ibiri kuba nk'umuntu uhibereye. Si ibyo gusa kandi, Scovia ni umunyamakuru mwiza ukora akazi ke neza mu buhanga bwinshi, harimo kuvuga ibitagenda neza adaciye inyuma, kuvugira abaturage barenganyijwe. Ibyo ni bimwe mu bimuranga. Imiryango 16 uruganda rwaratwaye ubutaka, harabuze umuntu n'umwe uhagara mu nyungu z'abaturage kurenza iz'uruganda. Bimwe mu byo benshi bibaza nawe wakwibaza, Mutesi Scovia ntihakura imbaraga zituma akora ibyo tubona. Ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ese ni biki yatumye bihinduka muri sosiyete? Bimeze bite se iby'intambara ya Scovia na Pastor Claude? Niyo ntandaro yo kutumvikana kwabo? Muhaye ikaze muri iki kiganiro kirambuye, turebe imirimo n'ubuhanga bitangaje by'umunyamakuru Scovia Mutesi. Iyi ni Sky Media, naho njye ndi Florence. Ikaze. Intambara hagati y'umutwe wa M23 hamwe n'ingabo zo muri Congo nimwe mu nkuru zihari ibinyamakuru hirya no hino ku isi. Hano mu Rwanda ho ni akarusho. Abanyamakuru benshi, yaba b'ibinyamakuru bya leta, abikorera ku maradiyo, televiziyo, tutibagiwe n'abakorera kuri YouTube, bagiye batugezaho byinshi ku bivugwa mu ntambara iri kubera muri Congo. Nanjye nikinze ku gikuta kugira ngo mbashe kumenya uko ibintu byifashe. Dore ngiki gifaru hasi nikinze hano. Ubwo rero nshuti bakunze mwese, ni intambara ikomeye rero wavuga ngo FDLR yaciye ibintu mu mujyi wa. Iyi ntambara kandi yangirije byinshi, harimo umutekano w'abaturage baturiye uduce twaberagamo iyi mirwano. Abaturage barahunze, bata ibyo bari batunze bajya gushaka aho babona amahoro. Uretse kandi abatuye Goma muri Congo, mu Rwanda naho uduce turimo Rubavu naho umutekano wari muke. Abaturage b'i Rubavu bavuye mu ngo zabo, imirimo irahagarara, amashuri arafungwa, kuko amwe mu masasu yavaga muri Congo akagera i Rubavu ndetse akangiriza byinshi. Amakuru yose kandi twabonye yo muri ibi bihe bitoroshye, nubwo abenshi bahunze, Scovia we yarahagiye ndetse akomeza akazi ko gutangaza amakuru, nubwo byagaragaraga ko bitoroshye kandi bikomeye biteye ubwoba. Nanjye nikinze ku gikuta kugira ngo mbashe kumenya uko ibintu byifashe. Dore ngiki gifaru hasi nikinze hano. Ubwo rero nshuti bakunze mwese, ibinyamakuru byinshi cyane bikorera kuri YouTube, ku mutwe w'inkuru wasangaga higanjeho Scovia Mutesi. Bamwe bavugaga ibyo bashaka, hatangajwe inkuru kuri Scovia, maze abakunda inkuru ze bakagira ubwoba. Si ibyo gusa kandi, hari n'abavuze ko Mutesi Scovia yafunzwe, bati yafashwe none arafunzwe. Ni byinshi byavuzwe kuri Scovia, gusa byose nyuma bikagaragara ko ari ibihuha bya bamwe mu bavuga inkuru zitabaye ngo bakunde babone views. Muri kamere yanjye ntabwo nshobora kwemera ko umuntu antera icyuma mu bitugu umuhunga. Oya, tugomba kuba turebana. Havuga ngo ubuhanga no gutinyuka bya Mutesi Scovia ukomeje kwibazwaho n'abamukurikira bati, ni gute ajya ahantu nka hariya habera imirwano ntatinye ko hari icyamubaho? Gusa ariko abandi baramwishimiye, bavuga ko biri ari ubutwari bukomeye ndetse no kwerekana imbaraga zidasanzwe mu kazi akora kandi ko akora kinyamwuga. Usibye kuba yararaye intambara ibera, Scovia yongeye gutungura benshi mu kugaragara mu kiganiro yagiranye n'umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda. Ibintu bikomeye atari buri munyamakuru wese wabikora. Yongeye kandi gukora icyo twakwita karagashya, avugana na mwenyewe umuyobozi w'umutwe wa M23 General Sultan Makenga.
Iki kiganiro cyongeye gutera benshi kuvuga, abandi baratangara bibaza byinshi ku nzira Scovia yakoresheje ngo avugishe uyu muyobozi nta bwoba na mba Scovia yari afite. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko M23 ifashe igice cya Goma ikirukana abasirikare ba Kongo babaga bari muri iki gice aribo bayoboye. Ubu tuvugana Goma iri mu maboko ya M23 kandi abaturage baho bagaragaza ko bishimye, ndetse nyuma baje no gutora abayobozi bagize guverinoma y'aka gace. Kuba Scovia yaragaragaye ahabereye intambara ibisu bwa mbere bibaye. Niba ubyibuka mu gihe cyashize ubwo M23 yarwanaga n'ingabo za Kongo, Scovia yagiye muri Kongo gufata inkuru z'imirwano y'amasasu y'indege byabereye mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihe bwo Scovia yagaragaye aganira na bamwe mu bayobozi ndetse n'abasirikare ba M23. Si ibyo gusa kandi ay'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bwo kugarura amahoro. Iki gihe bwo abakunzi ba Scovia bagize impungenge ku byo Scovia yakoze, dore ko abantu batinya intambara kandi koko nta cyiza cyayo. Kuba abantu benshi bamwibazaho, Scovia akora ibintu bitungura benshi cyane ko ari n'umudamu. Bimwe mu byo akora bikaba bitamenyerewe nk'umudamu nyine. Ibi kandi byatumye bamwe bamwita igishegabo n'andi mazina. Tukiri kandi ku ntambara yo muri Kongo hamwe na Mutesi, ntabwo twareka kuvuga ku ntambara y'amagambo hagati ya Scovia ndetse na Pastor Claude. Uyu Claude ukorera kuri YouTube channel agira ati Scovia yaranyihakanye avuga ko atanzi, ati arenzaho aravuga ngo nagiye ku Karubanda ndega gatuza aho amasasu aturuka. Claude ati ko yari yambaye antibare se ngiye hariyo yari yampaye. Uyu Claude akomeza avuga ko nubwo Scovia yamwihakanye nawe hari igihe azahura n'abamwihakana. Mu biganiro uyu Claude yakoze yavuze ko Scovia yamugambaniye. Mu gusobanura ibi yaravuze ati twahuriye mu kazi twese twarimo dushaka inkuru, mu gihe hari agace nari ngiye gufata ngo ngaragaza amashusho, Scovia yambwira ko bitemewe amuza kuhafata. Ati none se ko we yabikoze akagaragaza amashusho. Mu kiganiro Scovia Mutesi yagiranye n'umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda, hari aho baganiriye bitewe n'amashusho yari yagaragaye Claude ari gukora inkuru maze yikanga amasasu ariruka. Umuvugizi wa guverinoma yabajije Scovia niba yabaze izina ry'uriya mugabo wari wagaragaye muri video ariwe Claude. Cyane Mu gusubiza kwa Scovia yaravuze ati ntabwo nzi izina rye. nta mugabo wavuze ati ibintu bimeze neza ubundi bakubita igisasa akiruka ati ibintu noneho birakomeye haryo yitwa ntabwo ntibuka izina rye. yaranshimishije cyane rwose. Ibi rero byose bikaba ari byo ntandaro y'uburakari bw'uyu munyamakuru Claude. Ati biriya ni ishyari, yanze kumvuga ngo atamahiti ngo nanjye menyekane. Claude ati koko se ntabwo Scovia nzi? N'ubusanzwe ariko Scovia yagiye agarukwaho kenshi n'abanyamakuru bakorera kuri YouTube. Ni kenshi hagaragaye abantu benshi bavuguruza bimwe mu makuru Scovia yabaga yavuze, aho wakibaza impamvu. Ese byaba ari uko Scovia akoresha ukuri kwinshi bikaba byarakaza abo yavuzeho? Wowe ukurikira ibi byose ubibona ute? Ese koko biterwa n'iki? Nubwo ibi byose biba ariko Scovia akavugwaho byinshi ndetse bamwe bakamutera amabuye, Scovia we azwiho kudatinya, aho avuga ko atinya icyaha n'amategeko. Mu gihe azi ko ibyo akora ari ibya nyabyo arabikora atitaye ku bamutera ubwoba. Azwiho kandi gusesengura inkuru zitandukanye zikarushaho kumvikana neza. Aha uzamusanga mu nkuru z'imiyoborere, ubukungu ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Gusa mu myidagaduro ho ntabwo bimuhira kuko bamwe bamutera amagambo mu gihe hari inkuru yavuzeho. Ukongera zimwe mu ngero akoresha asesengura inkuru ni bimwe mu bituma abantu bamukunda, izina rye rigakomeza kuvugwaho kandi rikagarukaho cyane. Kuva Scovia yatangira kwikorera nk'umunyamakuru wigenga, aho yumvikaniraga ku kinyamakuru yise Mama urwa Gasabo, yatangiye avuga ku baturage atanga ubuvugizi butandukanye. Ibi bikaba byaragiraga igihinduka ku kibazo yabaga yinjiyemo. Scovia kandi yagize bimwe ahindura nko ku bijyanye na mituweli mu gihugu, aho yabajije impamvu umuturage yivuriza aho yatangiye mituweli gusa. Nyuma iki kibazo cyaboneye umuti maze umuturage akaba yakivuriza ahantu hose ageze.
Scovia yagiye agaragara asesengura zimwe mu manza akabasha gucukumbura imva n'imvano y'urubanza, maze iki gihe agatangaza amakuru yabaga yahishwe abantu bakayamenya. Yagaragaye cyane mu manza zavuzwe cyane ku rubanza rwa Prince Kid, urubanza rwa Bamporiki, tutibagiye ko yagize uruhare ku rubanza rw'umwe mu babyinnyi Titi Brown, ndetse bigatuma Titi afungurwa byihuse. Scovia kandi ni umwe mu bagize uruhare mu guhinduka k'umushahara wa mwarimu. Ni nyuma y'ikibazo Scovia yabajije minisitiri ku mushahara wa ba mwarimu bahabwa, maze abarimu bongezwa umushahara. Sibyo gusa kandi Scovia yagiye abaza ibibazo nyakubahwa wa Repubulika kugeza n'ubwo nyakubahwa amubwira ko amuzi, maze bisetsa cyane Scovia. Perezida wa Repubulika nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. Nubwo ariko agaragara cyane nk'umunyembaraga, ariko burya nawe haragera akaba umunyembaraga nke. Zone ku munyantege nk'umunsi ntabwo ari bisanzwe kuri jye ko munyantege. Aha ni nyuma yo kujya gusura urwibutso rwa Gisozi, maze ibyo yahaboneye bituma aterwa agahinda nabyo. Mutesi Scovia yavutse mu 1986, avukira mu ntara y'Iburasirazuba. Uzamwumva kenshi avuga papa we ndetse amwita ko ari intwari. Ibi biterwa n'uko Scovia yakuze abona papa we, dore ko mama we yitabye Imana Scovia akiri muto, ndetse akavuga ko atibuka mama we neza. Kuva iki gihe yatangiye kuba mukuru ndetse afata inshingano zo kwita ku bavandimwe be, ariko kandi ashimira papa we ko yabareze wenyine akababera umubyeyi mwiza. Ibi rero kandi byatumye abona ko akwiye kugira imbaraga, maze yiga gukora ibintu byose, akazi kose yumva ko nta kazi atakora yitwaje ko ari umugore. Nababwiye umurimo umwe abagabo bakora no gutera inda, icyo kintu abantu mu cyumve, iyo birangiye twese turi ku kazi. Ndagushimiye we wabanye natwe muri iki kiganiro. Ibiganiro nk'ibi kuri Sky Media nakagaruka. Reka nkubwire ngo kora subscribe tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bizakurikira.